ariko amasantere ukunda gusoma ibitabo ntacyo nanjye reka nsangiza ubwenge iki kintu birirwa bavuga cyo kwizigamira ko gihembara amafaranga mbona ayo mpembwa nkabara nkabona yo kwizigamira ntayo nsagura pe abandi babigenza bati wowe bigenza ute dubwira aho niho ubyicira wenda ugize n'amahirwe usanze ndi gusoma igitabo ni igitabo cyitwa ngo The Richest Man in Babylon. Uzagishaka iki gitabo kizagufasha ku paje yacyo ya 28 ni nawo musozo navuga wa chapitre ya 6 harimo akantu kavuga ngo a part of all you earn is yours to keep. Nuvuga ngo aho bipfira hambere urimo kubyicira no kurimo gutekereza ko kwizigamira ubikora wamaze gukora ibindi byose usabwa gukora, ariko mu by'ukuri kwizigamira bigomba kuza mbere. Ukibara kubona amafaranga ubanza gukura aho wizigamira, asigaye akaba ari utangira kugenera ibikorwa byawe. Nuvuga ngo inzu ubamo ishingiye ku mafaranga ufite wamaze gukura aho kwizigamira. Ibiryo urya bigomba gushingira ku mafaranga ufite wamaze kwizigamira. Ingendo ukora, amatransport, ayo wisengerera, ayo gurira abandi bantu, kwakira abashyitsi, byose ni ibintu bigomba gukurikira amafaranga wamaze gukuraho kwizigamira. Bivuga rero ngo ikosa rya mbere dukunze gukora ni ugutekereza ngo turaza gusagura amafaranga yo kwizigamira, aho kugira ngo dufate amafaranga tubanze dukureho ayo kwizigamira, asigaye aba ariyo dukora igenamigambi ry'ubuzima bwacu bungana n'ayo mafaranga.